mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Ngucira umugani nkubambuza umugano, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, uruvu ruravugiriza. Agaca karacuranga, nyiramusambi isabagirira inanga. harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, Hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. kera habayeho umugabo utunze ihene nyinshi. Bukeye ashaka umugore, babyarana umwana w'umuhungu. Uwo mwana amaze kuba ingimbi, ababyeyi be barapfa, inzara nayo iza gutera muri icyo gihugu. Umwana agatungwa n'ihene ababyeyi be bamusigiye. Bukeye umukobwa wihitiraga arabutswe wa muhungu aribwira ati, wajya kwihakirwa kuri uriya muhungu wenda yakiriye inzara, ndetse akangira umugore we, byabura akangira umuja. Umukobwa arikora aramusanga, amubwira ko ashaka ubuhake. Umuhungu aramurongora, barabana, babaho batunzwe n'inyama z'ihene. Amaherezo ariko za hene ziza gukendera, hasigara ihene imwe gusa. Umugabo akayireba akabura intege zo kuyica. Umugore nawe agahora amuteze amaso. Haciye iminsi, Nyamugabo yigira inama yo kubaga ya hene, ariko atekereza kuyiharira. Agushakira ubujeni, arabwiyegereza, abwira umugore kumushakira umutsima. Bisa n'uworosoye wabyukaga. Umugabo abaga ihene, umugore arateka, ahishije bararya. Ibisigaye umugore arabipfundikira. Umugabo bimurya mu nda. Inyama zitatetswe bazitara ku rusenge, nk'uko bari basanzwe babigira. Bararyama. Umugore amaze gushyirwayo, umugabo akemura ku bwanwa bwe, yenda ubujeni, n'ubwo bwanwa abitera ku kananwa k'umugore, arangije arisinzirira. Bitinze umugore aza gukanguka, yumva ibintu bimuhanda ku munwa, akeka ko ari ikirago kimuhanda. Akoze ku kananwa yumvaho ubwanwa, induru arayidehera ati, iri shyano ngushije ndarikwiza he? Bumaze gucya arabyuka, umugabo yisigaza mu buriri. Umugore atangira gupfuneka yivugisha ati, ibi bintu ndabikikane ko nta mugore wameze ubwanwa. Umugabo asa n'ukangukiye hejuru, maze abaza umugore bya nyirarureshwa ikimuriza. Umugore yenda uruhu yari yitera rwikinga mu maso, oyasukurira. Umugabo aramwegera aramubwira ngo niyihanagura aceceke. Umugore arahora, akuraho uruhu aramwereka. Umugabo yifata ku munwa arumirwa. Bigeze aho umugabo ati, mbere kurya ihene uri umugore nabyitaga iby'inzara, nkakwihorera. Ubundi iwacu nta mugore urya ihene, iyo yayiriye amera ubwanwa, nibyo nawe wiboneye. Yungamo ati, ariko humura, nzi umuti wamara iryo shyano wagushije. Umugore ashyitse agatima mu nda. Umugabo nawe ajya kwitarisha imiti, yiyahirira ibiti abonye byose, ikiri imisave, ikiri imibirizi, imiravumba n'ibindi ntazi. Haraza arabihonda, arabivuguta, ashyira ku kananwa ka Nyamugore, ubujeni n'ubwanwa abikuraho. Umugore ararahirira ati, hehe no kurya inyama z'ihene,